Amuzavuye hese shamvuye guhamani kamananga ni danje yaravunitse bikomeye cyane. Kamananga wongeye kumutekera akavange n'utuntu tuboga. Yaradwaye byatari nyine mu kumufasha ko yakoroherwa ntabwo yeguka. Nyuma y'ejo bundi narumvise ngo yaratsikiye aravunika arababara cyane. Yaratsikiye na match ya Sport na pe ntabwo ayibonye. Kontu yari yayikaniye no nkaba kumuhahira nyine utuntu tuboga n'akavanye ndebe yuko nyine namutekera. Ni danje mvungu wa danje kabisa. Ariko tunashishikariza amane abantu b'abanyamakuru bose bakora. Abantu hano harimo ndi guteka abantu mbere nayo byataka no se kandi kumutekera amaguru bashaka gasosi byose. Agahuti gasosi turebe ko yakira. Shishikariza abantu bose bakoresha YouTube bakurikiye Kamananga inshuti za Kamananga urumva bafurira si bose abanyamakuru bose birwa rw'imikino bakomeza bamufashe bazamusure. Aha ni haba niho nageze urumva murabizi karamuza TV show inshuti ya Kamananga mumbabarire muze mumufashe kabisa mu mwege munamusura niyo mwana musura n'ibitekerezo by'urubaka abakina agasukari abakine nabo gashyushyu n'amata ibana mukomeze mu mwegere kabisa nukuri kwimana arakomeye cyane ndaje mubereke nuko ari mu buriri ndaje mubereke mu kanya reka mubwire yandare rero kwagira no kumu ariko utarajya mu nzu nyine Kamananga mbese ni iki wamuvugaho kano kanya? Kamananga ni umugabo mwiza, ni umugabo ukunda abantu, ni umugabo ufasha abantu cyane, ukunda gufasha abantu kandi nawe urabizi umunyamakuru ntabwo nakubeshya. Kamananga ari abana ari abakecuru urubyiruko rwose umva kwagera ni umuntu ukunda kuba hafi akabagira n'inama. Akunda abantu bakora, akunda urubyiruko rutirirwa rwizereza mu bintu bidafite agaciro bidateza igihugu imbere. Nyine ni umuntu ukunda abantu ushaka kubashyira hamwe akabaganiriza. Ni umupapa mwiza pe ukunda abantu muri rusange. Kanya nyarongere wezi nanjye muza arafasha urabizi. Muri make njye nubwo story ya Kamananga nyizi ariko hari abavuga ati buriya Kamananga wenda basanga yaravunitse yasinze n'iki ariko wowe icyo gihe ndabyibuka ko wampamagaye ariko mbwira ngo muri kumwe muri kwitegura kujya kureba match ya Rayon Sport ngo muhafatire ibiganiro ubundi byagenze gutenyereza ibiganiro uwo munsi ubwo munsi urabizi ko match ari ko mu gitondo yavunitse ni mugoroba ariko ugere yavunikiye kunaraga agiye gushaka abakunzi ba Rayon Sport abafana bose kafite kafani Kireba yowe yarakunaraga yaranyereye ni ukunyerera yaratsikira bizi n'imvura yari gutonyanga aragwa yavunitse ukuboko ukuboko rwavuyemo ubana bamukizeho bande ni umuntu buretse ndaje mubereke mutavuga ni ya mitwe Kamananga bayasinze biki n'ibiki kumufasha mwamufasha akajya mu nzoga wapi ibyo ngiye kubabwira ni ukuri ndaje soke hasi ndaje mwana nanjye mperuka ko Kamananga kuva yarwara ababiheruka bamuzi imbere arwaye ari CHK icyo gihe inzoga yahise zivaho burundu ubu yibereye ku mata ku kamaji n'iki nibyo yinyweraga n'ubundi nta mata ari kwinywera n'utuntu tuboga nyine tworoshye twamufasha imbaraga ntacyo ubwo nimero ze tugiye kuzimubaza cyane turi buze kuzipininga uburyo nyiri indwara niwe umenya nuko ababara nawe nitumubona ari buze kubyivugira kugira ngo bigende neza atange na nimero nyine ukeneye kumushyiraho icyo gihumbi bingahe cyangwa iki se yagura n'imbuto n'iki byose cyangwa akagura n'imiti dore ko yashishikariza hari ikintu ushaka kuvuga mu nyamakuru hari uriko Kamananga murabizi kadwa na diabete abizi kadwa diabete ibintu by'iki kurumva nyine abakeneye ibintu nyine bimwubaka imwongerera iki amaraso we ari buze kubitwibwirira ibyo we yumva ko twagira nk'ubu nanjye numvaga nasimbuka nkazana utubuto ariko inyuma y'iki kiganiro n'abara bamaze kubira twese nk'abitsamuye twese tumutera inkunga rwose turebe ko ya Kamananga wacu yambwira abapazo bose mbwira abapazo n'abayeto nana bakurikira Amuza TV show nisho urabizi ko ari inshuti cyane ya Kamananga kuko Kamananga namuje nana urumva na Dubi nababyumve ndabizi ko ati nabadukurikira ndaje mbere ku mukunzi wanyu kandi arabakunda cyane azabaganiza abanyamakuru bose nk'abajari k'imfura y'iwacu ba Sidike bande bose ba Rugangura Axel ba Rugajurigani aba bose ba hano Kimisagara bagiye bakorera za Kimisagara n'abakuriye hehe bose bumve abariyo bose muri rusange abariyo bose n'abakunzi ba APR bafite umutima ukunda no gutabara nimero mu kanya Kamananga twibwirira urumva iyo niyo nimero ye n'amazina yamubaruyeho arayovuga kugira ngo buri kintu cyose kijye kimugeraho neza cyane. Okay, reka nze ndebe uko ameze ndebe ko yagira hanze nuko umwana ntagagenda nuko ugenda gake kanye nambara gafite ntacyo reka nze wereka
ukuntu babagira no uretse abo n'abafata n'abafata n'akamanaka we byataritse cyane rwose. abantu uzavuga ati ndamuza arabeshya. Kamananga nuko arababaye, Kamananga urabona ko ababaye cyane, Kamananga urabona ko ababaye cyane. Abakunzi ba Kamananga uri kumubona arababaye cyane kabisa. Wicaye ku gatebe nta mbaraga afite, eto ofisi muramubona ameze nabi kabisa. Kamananga ubona bafura kugura imiti ebana twayabuze, bamwandikiye imiti ariko ebana ni ikibazo gikomeye. Mwese rero twabona ukuntu ameze Kamananga, mba bimeze bite koko? hatari ni hatari ari nambaye ibisabo biranyereza aha hose warakomeretse hose ndi kuhabona, urabona ni ibisebe gusa, ni ibisebe ubona ko hano byinjye nkeneye ya miti byimbura bana aha hose. Runo urutugu rwacumukiyemo hano, urutugu rwacumutse, barwana narwo bararucumika, barambwira ngo baruzirike gutya ngo hafi icyumweru ntaribushe kugira ngo igufwa risubiremo. Ubu hari n'imiti ndi banyandikiye ariko ntabwo ndabasha kuyigura kugira ngo ibyimbure hano hantu. Ubu no kuryama ni uko ameze gutya, nta guhindukira nta kugusha. Urabona ko twabyimbye, urabona ko iri gufa ryari rwaturikiyemo aha, uraza rufata ahangaha. Oya njyewe urazi ikibazo s'impamvu nafashe umwanya wo kuza no kwiborosa ntabwo bikunda, no kujya kuri toilette ntibikunda, no kujya kuri toilette ukicara wapi. Kamananga arababaye cyane, ubu byasaba ya toilette imwe bicarira, ya toilette bicarira. Yesu we, kuko gukora amasuku nabyo bihagoye. Niyo mpamvu wamagaye nanjye nze magere ndiho ku meza. Birasaba nyine abantu baba bazi ko ari black nka bya bindi by'abanyamakuru. Nahamagara Urugendo TV, mpamagara Wateri TV, mpamagara Nyamabondo, Emmanuel Inspire, Vanessa Inspire niwe waje agira ngo ni Boraga nawe uko yari yansize ari muzima nimugoroba, uzi ko nawe twabonanye ndi muzima, njya kureba umuntu kunaga tuvugana ibya Fan Club uburyo tugomba kugenda akabanza tukigaragaza bakazaza kudusura. Naye nambaye ipapa rero ndanyerera, nyerera inkubita amavi hasi n'agatuza, numva karaturitse. Uko nageze kwa muganga barambwira ati igufa ryanjye hafi guturika. Barwana na karo kuna abaganga bagufata bakwishyira hasi bakajya bakurura bagiye kumva ikintu kiba ngo guto ritarisubiramo, ubwo ryari ngo risubiremo, n'ubishije ngo guto kiri guto cyataye. Niyo mpamvu nanjye rero ikibazo nagize urabona ko nari maze iminsi narigarukiye ku murongo, imeze neza, n'inzoga waraziritse byose, bwa diyabete bwarimo bugenda bucogoramo, umwijima nawe warimo ugenda ucogoramo, ariko imiti yari yashanye, imiti y'ubushize yaguzwe n'abantu babiri, abahamvuye mu Tanzania yarayiguze, iya kabiri igurwa na Taifa Bruno, ariko imiti irahenda. Tofisi nawe yari yanyishyuriyemo inzu, ubu nta kibazo cy'inzu ufite, ariko muye n'ibibazo nyine wagira ngo ufite ibibazo n'ibyanjye nabizo bigenda biza nta gahinda ari ukuri simenya aho biturutse. Rero nimba ari kwa kundi bo kwibana muri geto ntawe ufite mubana, ntawe ugufasha, ntawe ugutekera, utagira n'umugore ni ikibazo. none urabona ntawe unekera, iyo nakwitabaza ngo ube hafi bakuba uri hara kuri salo niwe nitabaje kugira ngo uze unekere. Ubwo rero bavandimwe ntabwo ari bya bindi by'abanyamakuru ba Plaka cyangwa babeshya ndamenyesha abayobozi komite ya Rayon Sports yose ngo byari byavuye nijire no mu nzu vinerekanye y'umukinnyi wacu mushyashya uzakina mu kwa mbere, kuba twaratsinzwe na APR
kuba umupfumu wayo Kamananga Isaac atarahari burya no kubura ku mupira nabyo byagira ingaruka barababaye benshi barakumbashije ingofero yanjye yo nyifite nta mitsindo ndomuraguza umutwe nyifite ari igihe kaba kabaye kuri stade iyo nyijunguje gutya nagira gutya igitego cyita kijyamo ubwo rero babuze umuntu wabo umutubu uranze ariko bavuze yuko uriya muzamu ari uwa APR yabaye uriya muzamu igitego cyose nabyo bayenganya abantu football ne parabere ni ukuvuga ngo ni kuriya byagombaga kugenda ndetse ntitwateguye ntitwagiye muri lokale bo ntibagiye muri lokale se ni ukuvuga ngo buriya umupira ni kumera ajya utegura undi akakurusha gutegura urabona ko aya mavi yabyimbye nayo ni kuyobona ndi kubona ko babaye byata ni kuyibona iyo urwaye diyabete cyangwa ukarwara izi ndwara impyiko n'umwijima iyo urwaye iyo ugize igisebe ntabwo gikira vuba kubera ko n'ubundi imiti yaranshiranye mfite kirize y'imiti imiti ndayifite ari mu nzu bahaza bakanayihera sinjya mbeshya turaza kuyibereka kugira ngo yuko ibintu ari seriye urabona iri vi ryarabyimbye kuko naguye hasi mbura ukuntu itangira kandi imvura ari no kugwa yanyereraga reka none igisabo kiranyereza ngwa hasi ngubitisha amavi nakubitisha iri nkubitisha niri ubona ko iri ryo ryari rigiye no gutumbukamo kuko urabona iri ntabwo rimeze nk'iri byari bibona ko yagiye cyane aha none ubwo rero uku kuboko niko kwari ufite ibibazo nari nzi ko ahantu acitse ariko ndashimira Imana ko yandinze ukaba ukihumeka bavandimwe rero inshuti zanjye bahita ofisi banaro banana dube wacu na Pazo muri Portugal yamamagara arambwira ati bimeze bite ndarwaye ni pole ndimo ndajya ahantu mu ntara turaza kuvugana Dube yamamagaye hari abandi bana b'ibyotara cyangwa b'abazungu b'inshuti zanjye bankurikirana bahamamagaye bahamapole nabo bari muri Suwede ndamenyesha Mahatane Dimo uri Noruveje mu mbe hafi ndamenyesha bari muri Amerika barimo mushiki wanjye uri muri Canada Montreal yego ndamenyesha umuvandimwe wanjye uri muri Espagne ndamenyesha abavandimwe bose n'abafana ba Rayon Sport n'abafana ba Rayon ba Rutabura n'abandi bose na komite yose ba Matice ba Tamoke komite yose abariye bose mumbabarire kuba ibyo biryo ntabwo biri gushirira ndikumva akantu kubashirije ni ukuvuga ngo bavandimwe niba wajya kubireba tugasiga tuganisha bavandimwe rero banyamakuru ntabwo ibintu ari boraga ba Regisi iyo umuntu ari mu isi agenda ahura n'ibibazo bitandukanye ariko akabyihanganira ubu rero ntacyo muba mutakoze abataragikora namwe mugomba kugikora ndasuhuza abakire b'inshuti zanjye bose hanze abo navuze mu mazina sinangomba kuvuga amazina abanzi mwese nk'inshuti yanyu mu bushobozi nayo mfite kuba naratunze amafaranga nta muntu nigeze nimiyo nari nyafite twarasangiraga ibyo kurya byose ubu tuvugane rero bavandimwe mumbe hafi hari n'umuntu wambwiye ati burya kuvuga abakire mu mazina si byiza barambona kuri TV yacu Muza TV uyu mugabo niwe dukorana niwe umbaye hafi niwe uza kunekera kandi abafite ibintu bindi akora kuyigira ibintu by'amasorode kwafire gukora yo gusuka abadame ubwo rero aba yitanze buriya abakiriya bamuhamagaye muze guhamagarwa n'abakiriya nka batatu ntabihoreye ntabwo abakiriya ntibaruta umuntu ubwo rero umuvandimwe niwe uri kumba hafi amacano yose murabizi ko mbatwikira neza nkabakora neza ibitekerezo nkabitanga nari nagarutse mu murongo mvugane nta bibazo nzongera kujyana n'abayobozi ba Rayon Sport nzove mwarambonye ko ntasesekaye na Sadata kasesekara gutsindwa rero si ikibazo kuba twaratsinzwe bura niko byari byateguye tujye tunagira n'ukuri tunemere n'Imana baratunemere n'Imana tukajya tuzanamo ibintu nkanjye uzana akaburaga ngo ndumurabuze umutwe we abaho ntago abakoresha ibintu bya nyamigi cya by'ibiro by'iki ushobora kuba atamuzi uyu munsi urabona amafaranga ukayabona ukaba ati wari wabimbwiye babyita barabuze umutwe nawe ubundi buriya niko byari byagenwe APR yadutsinze itatwibye ahantu yatwibye bavandimwe abatuye Burayi abatuye mu migabane ine y'isi abari muri Aziya abari muri Afurika nta hantu yatwibye ahubwo ngewe nk'umuntu
wawurebye kuko nta mwanya nari mfite kuko nari mfite ububabare buteye ubwoba. Hano babanje kuntera imiti inshinge ituma ububabare bushira. Urabona urushinge hano bateye rwa rushinge, nkabana nabo abadogiteri bo barabizi, arushinge bagutera rukaruma kugira ngo utaza kuba barabakura urutugu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo nabashije kureba umupira ariko nawurebye ndeba nsanga ahubwo badutsinze ibitego bike. Ubundi ibitego byari kuba bitaro bya bitandatu, ariko nta muntu wabishyiraho. Neze ko Tadeo yaramaze iminsi yitanga, komite yose ko yitanga. Tadeo turanamushuje cyane kabisa. Turamushuje bwana perezida. Ni abare kubbayobora ni ibintu biba bikomeye. No kwihangana niyo wavuga ngo uregwe cyangwa wavuze ngo uvuyeho, ntacyo nzaveba. Tadeo yaritanze bihagije, kandi n'abazajyaho bazaze bakore ibishoboka. Byatakoze ntacyo bitwaye. Ibintu by'amashyari n'ibiki byose ntitubikeneye. Nge ndababaye cyane kuba narabaye kuri la match. Urabona ko icyari igitambo naragitanze. Ubwo ni ukuvuga ngo tuzareba n'izindi match, kubera ko dukomeze kwitanga tugashyiramo ubumwe tukongera tugasubirana n'iki gikombe twagitwara. Ubwo rero cyane ndabwira Eto office mbere yuko nkora zino manuka yari yanyishyuriye inzu, kuko inzu yari isigayemo ibyumweru nka 2. Itarambwira ati ikibazo nyamukuru ufite ni ikindi. Ikibazo ufite ni ibibazo 2. Hari imiti yanshiranye yo kwitera nyene ziranserine. Ati ari n'ikibazo cy'inzu. Arambwira ati se dukemura ikihe kibazo? No, kubera ko inzu ariyo burya ibyo tuba tuvuga byose ubufita gutaha. Iyo udafite utaha, kandi abantu nkatwe b'abanyamujyi b'abatawuneri cyangwa b'abasongarere, abantu batunze afurani bakunda gucumbika. Kaba kazu k'akageto ubu kankora kawe. Nta mugabo wajya gukomangira ngo ngucumbikira ngo kwambuza ngo iminsi 3 cyangwa nawe reka twishyure inzu. Imiti wenda na tayifu yayishyura cyane nakayishyura. Ubwo rero bavandimwe nuko ibyanjye bimeze. Utanga na nimero bagomba nimero zanjye zo barazimenyereye ni 0782 5588681. Amazina ni Manishimwe Isaac, ni nayo baruyeho. Bari abana bansuje the guys. My friend is my name Captain Isaac Kabananga Mureyukuri. Abana bansuje mu bitondo barambwira ngo Paul bari muri Swede. Ndabasuhuje mwese. Abari mu kazi bataratangira akazi, aba diaspora bose b'inshuti zanjye. Aba diaspora turabakunda cyane kabisa. Turabasaba kugira ngo muzaze gusura u Rwanda. U Rwanda ni rwiza ruragendwa nta mahoro, umutekano byose biruzuye. Umuvandimwe wanyu rero w'ibitekerezo wagiye kuba ari mu rugo nk'igihe kitarenze ukwezi cyangwa iki, kuko murabona ko ndwaye bishobora no gutwara ukwezi. Ubwo rero ibiganiro ngizajya mbibahera mu rugo. Umunyamakuru cyangwa mu YouTube uzajya ushaka kukumbaza azajya azansure arebe arangije yatanga icyo kiganiro kiwe. Ubufasha ariko dukeneye ubufasha. Dukeneye imiti ya diabete, ndayifite hariya ndaza kwiyerekana. Dukeneye n'iyi miti igomba kubyimbura bino bintu kugira ngo bisubire ku murongo, ko hano urumva agomba kubyimbuka, urabona ko babyimbye. Ubwo rero ndamenyesha abantu banze cyangwa abo tuziranye, ntabwo ibintu ari ukubeshya. Nge sinjya mbeshya, kuko kubeshya nta nyungu irimo. Ubwo rero ibiganiro byacu nakagaruka mu mwanya nitura turimo kurya muzazi guteka burya turaza kuba kandi kaganiro twerekana n'iyo miti kugira ngo mutazajya mugira ngo ibintu ni buraka. Ubwo rero muvandimwe na mushuti wanjye, impamvu nizeye ko nanari ikintu yakora, hari utunini yari yandangiye tubiburaye, hari utunini tugeze kuri 3 tunywa, diabete gasa nkishize, ibipimo bikajya ku murongo. Ariko na n'ubu impamvu nayihutiye kugira ngo Eto office ayibure nuko naripimaga ngasanga mfite 80-90 byagabanutse. Nakwipima neza nkabona mfite 3-5, kandi muganga yarambwiye ngo nubona bitangiye kumanuka munsi ya 200 inshinge uzazihagarike ujye unywa ibinini, kuko bizaba biri ku murongo, kandi ujye unywa amazi menshi. Impyiko yo nayo ifite uruhande rumwe rw'impyiko ariko rurimo rugenda rukira ko amazi menshi. Ubwo rero ntabwo tujya tubeshya, ndaza kubereka imiti nkwa. Nawe ndamwizeye ko abadiaspora bazaza muri vacances ajyewe atuma kamuha yako kabuwate k'imiti akazayinzanira. Hari n'undi mugabo witwa Delice uri muri Canada, nawe turagushuje. Yambwiye ati nanjye nayizana nje kuko wazaza mu kwa 12, ahubwo yanabwirana kuko ngira ngo baraziranye. Cyangwa nomero mba nayitanze yanjye
yamamagara akamara live nkavugana none nawe akaba yamuha iyo miti bakagira gute akayimuha akaza ko azaza mu kwa 12 nawe azaza mu kwezi kwa 5 n'umudogiteri barimo kuvura abazungu. Ubwo rero bavandimwe ibiganiro byacu nakagaruka ibibazo biracyansatira sinzi nimba nzajya kwa bagitwaza nimba nzajya kwa ba minyoni bakankora difference imyaku n'imikojo biracyankurikirana ariko minyoni nawe turamushuje minyoni turagusuje Pastor Masasu turagusuje Apotre Gitwaza turagusuje Faustin ejo bundi yarambwiye ati singweruka ati nkohereje amata musibe ejo yanywereje amata yangezeho Faustin ndagusuza Pastor Apotre Yongwe ndagusuje nukuvuga ngo bavandi abantu bose bakurikira ku ngoranyambuga kuri Nyamabondo kuri Amuza TV Nana abantu bose Vanessa Inspire nukuvuga ngo murebe ukomeze mumfashe mumbe hafi kugira ngo mbone imbaraga zo kuba Nyabitanga makuru Nyabitanga sinzi ikibazo yagize ntabwo akimvugisha kandi yari inshuti yanjye nimbara bamuneranyije simbizi kandi aba YouTube mbagira inama tujye tubana neza twese tuba turimo gushaka umugati no mu bibazo no mu byiza ntitukajye ducumikana hari ushobora kubona umunyaburayi yagukunze ugashaka umucumika iyo wabona mushuti wa umukora ibiganiro ukagucumika nukuvuga ngo tugomba kubana neza none se bamuza ko tubana ari cyo nkwishyuza Nyamabondo ari cyo nkwishyuza nukuvuga ngo mwese aba YouTube hari cyo mbishyuza tuba dutanga ibitekerezo mayindi kugira ngo abantu byubaka kugira abantu babikurikire bavandimwe rero inshuti ibonera mu byago mugerageze mumfashe ndebe ko ubuno burwayi nabuvamo nge nkomeza kubaha ibiganiro byanjye kuko ibitekerezo byo ndabifite amafaranga yo yarashize kandi buriya kubona amafaranga ukuze ari ibintu bigwenda agayabuka bakaba mu myaka 50 abana banje nibaratangira gukorera amafaranga barimo kurangiza amashuri muzibazo nagengirana n'abagore numbarekera mu mitungo yabo ndavuganire kanze nibere mu gihe tunirinda amakimbirane. Ubwo rero bavandimwe banyaburayi cyane ariko umuntu nkeneye n'umuntu nafashije jenoside irangira mfite amafaranga mfite biro de change ku iposita akaba atagufasha bamwita Mahatane Dimo aba muri Norvège anyumve ntacyo namukorera namushingiye amakarito mugurira amagare amwe muri gare uko bigishaga abantu bigira muri gare ya Nyabugogo bibiga gutwara moto cyangwa amamodoka namuguriye amagare akajya kwigisha abantu ahitaga kwibuga none ndangije ndamufasha mbana nawe mu nzu agerageza hararongora cyakuza kiri mu Rwanda twabanaga neza arongora ara ku nkuru nziza hanyuma aza kujya hanze aho agiye kuva yajya hanze nagaranyibuka bakoresha Facebook nge ndataka ngatanga nomero zanjye nkamubona atanabaye ubwo ngo Facebook ni yakoresha nge ibyo bya Facebook simbizi nge nkorera kuri YouTube na TikTok sindatangira kwijyaho neza ariko rero ndasaba anyibuka abavandimwe banje inshuti zanjye mu nyibuke ibitekerezo nanishe n'amafaranga byose ndabitanga ibitekerezo amafaranga yarashize kandi murabona imyaka umuntu abagezemo niyo kugira abantu inama kugira ngo babashe kuramira mu gihugu witeka yabahaye. Ndasuhuza perezida w'igihugu Paul Kagame Imana yaduhayemo nk'impano, ndasuhuza abashinzwe umutekano, ndasuhuza government zose, abayobozi banzi n'abatanzi, abashinzwe umutekano, polisi, abasirikare, abanyerondo, ab'umudugudu, abantu bose banzi. Ntabwo ngenda mbeshya, si content agacupa ko muzi ko nakagabanyije kubera ko waramo diabete, bisaba kunywa agacupa gakeya. Niyo wanywa sinjya menya kwirarira ngewe, niyo wanywa buryo uri muzima wanywa siporo imwe cyangwa ebyiri, atazagira umuntu wangu nakubonye ngo kubiganiro urimo kunywa buryo bari imwe cyangwa ebyiri, kugira ngo mbashe kugira agakuraje ko gutanga ibitekerezo ha murare. Ntawe wundi kuvuga ngo byandi kuvuga ngo umuntu ngo aranywa ngo agende ngo yero ngo yasinze yagize gute, ibyo twarabirenze. Hari n'uburwayi tuba turwara tuba tugomba kubujera. So ndagira ngo rero mumbe hafi mumfashe, abo nafashije, abo nagiriye neza, nanjye bangiriye neza, ngeze mu gihe cyo kugirirwa neza. Murakoze. Yari Kabananga Isaac, ibiganiro byacu nakagaruka. Ndanashonje amuzagiye agiye kuma ibyo kurya. Mu gusoza wakongera ukibutsa abantu nimero zawe. Turaza kongera kubaga prison ka gatatu. Inomero zanjye ubundi ni ebyiri. Hari 078 hari 078 ndayibukara. Ibitekereza neza nimero bagufashiriza. Oya kandebe yo nibuka, iyo ngiyo ntabwo nyibuka neza. Ni 82 078 2 5 5 8 6 8.
ibariye ku mazina Manishimwe Isaac, niyo nibukamo neza yandi yo n'abanyivanye no ku murongo. Bavandimwe inshuti rero mumbe hafi, kubeshya ni icyaha kandi njyewe sinjya nkunda kubeshya. Ibintu bigenda bimbaho sinzi nimba mu bagore n'abanye naba nimba ari uwananze y'igitambo, uko bukeye nuko bugize mpura n'ibibazo bitunguranye. Nize twari twanye gahunda kugera ku mupira kugira ngo turafataho n'ikiganiro, nize ibintu byambayo uhagira ngo ni nk'ibintu banyohereje biramfata biranera binkubita hasi kubera ko uburyo naguye guzi nawe muri kaburimbo none Bazi imodoka iguca hejuru none biratangaje. Imodoka ni yaca hejuru ko nta kintu nayi namweye, ntago rero turi kumwe nayi namweye kuko n'itegura match hejuru. Ubwo rero bavandimwe ibiganiro byacu nakagaruka, turaza kuba kandi kapitizoni ka gatatu. Nyamabondo ni inshuti yanjye, aba YouTube mwese muzi ko muri inshuti zanjye, uzankenera azansanga mu rugo mu gihe ngirwaye. Murakoze. Yari Kabananga na Muza TV. Ciao ciao. Turakunda cyane.